Chano yanjye mu kwibwa uwari uyiri inyuma reka muvuge noneho n'uwitwa Kimanuka n'uwitwa Nibishaka Theogene kuko yari inshuti n'uyu mukameramani wanjye akabigarutse mwute kwejo bundi yasabye ari we yagusabye imbabazi ari nepo yamusabye imbabazi yansabye ntago yazisobanuye kuri njyewe ntazo namoye kuko ntago yaje avuga ngo Noheli mbabarira ko ndi inyuma y'ubugambanyi bwa Chano yawe yabuze yansabye imbabazi ariko naza yero avuga ati Noheli kabiri nta nubwo zirambabazi zemewe ese ubundi yagiye kuzisabira hariya ariko ubundi umuntu uri kwicuza aho abantu babera inkozi z'ibibi noneho mbivuge umuntu aza gusaba imbabazi ariko umva kuteri mu matwi ngo izo yagusabye cyangwa izo yasabye yaba izo yasabye nepo yaba izo yasabye njyewe ntabwo yagiye asobanura avuga ngo kanaka ndamusaba imbabazi z'ibi bintu yakoze genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi Imana ikomeza kubarinda cyane dukomeje urugendo tunashimira abo turi kumwe dushimira abaduha ibitekerezo bizima n'abadukosora ndetse n'abaduha courage mwese Imana igibarinda kandi ikomeze kubafasha mu byo muri gukora byose natwe urugendo rurakomeje ndi kumwe na Chobi ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho Prophete Byukura bagirane umeze neza yego turakomeye turashima Imana urashima Imana cyane ndashima Imana nkashima inshuti nziza nkashima abakomeze kumba hafi nkashimira abanyarwanda ndetse n'abene data b'abaturanyi b'imande z'u Rwanda ngashimira n'abavandimwe bacu bari mu bihugu byo hanze bagira ubuntu bakagenda mbere bagasimbuka Imana ikaba ikomeje kubarinda yego ni umunsi rero ngira ngo turaza kuganira ariko mbere yo kutuganira YouTube channel yawe yarabuze nari ntegereje ko nzakubona uri kurira kuri kumara channel yanjye channel ya Noheli ntaga kiri gukora ibiganiro kandi yari mu macana ari kuzamuka yirukanga YouTube channel yawe yitwaga Prophete Noheli official mu minsi ishize naje hano muri Alarm nje gukora ikiganiro mpura n'umuntu arambwiye ati channel ya Noheli bayibye ukuri kwibura rya channel yawe cyangwa se yagihe cyangwa se yaragurishijwe cyangwa se byagenze ute abantu kugira bamenye ukuri no kuvuga ngo channel yanjye ikintu cyaje kubaho nari urabona ntago menyera ibintu bya YouTube yego icya kabiri ntabwo nzi kweditinga sinzi sinari nzi kuba namenya gukontorora YouTube channel ngo menye ukuntu bayikoresha yego ariko YouTube channel yanjye nageze gutya nizera umwana w'umuhungu mufata nk'inshuti yanjye ni umuntu wankoreraga amaririmbo arayimfungurira iriya YouTube nubwo abantu bazi ngo ni YouTube yafunguwe ejo bundi ariko ni YouTube yari imaze igihe ifunguye iriho ibihangano byanjye byinshi by'indirimbo mbona YouTube channel ejo bundi Imana imaye ubuhanuzi imbohanuye abantu batangiye kumenya batangiye kunkurikirana igenda boosting izamuka yego mu kuzamuka kwayo niho nafashe umuhungu namuganye rero ngo ino ujye unyaprodingira uzumfatira ibiganiro by'editing ubishyireho hanyuma njyewe ikintu nzagukorera nimbona umusaruro nzaguha urumva ukuntu namubwiye umuhungu aremera turakora canigera hariya kuri kiriya kigero gishimishije ndamubwira rero ndashaka kuyima ukamana password yayo nkabyikontorera aho bigeze ndumva afite ubushobozi bwo kuba nabimanaginga nje ubwanje umuhungu ati rero ndajya mumenyesha ko YouTube channel atakiri yawe ahubwo channel ni yanjye nawe turayifatanyije ndabagana nese twagiye kwa noteri ngo hoye nese hari inyandiko twagiranye ngo kuba nanyandiko ihari ngo ugomba kumenya ko channel ngiyo yifite muri phone kandi ukamenya ko nyifite muri machine kandi ukamenya ko mbishatse none ahangaha nayisupirima ngo nkayivanamo ngo bro aranambwa ati we nuhera no guhangana nanjye ibyo nkubwiye n'ubyumva channel ndayikura muri phone yawe uyibure n'ujye na kuri YouTube uyibure ndamubwira ntubikore nkurege bukeye umuhungu kuko yesa bikora channel najya kwa pro najya ngo ndikura ibiganiro nakoze nkabibura ndamuhamagara arambwira ati nje nakubwiye ngo ushatse guhangana nawe nanjye ati ndakwemeza arambwira ati niyasabe yayisimbi TV yasabe mbishatse nayinjiramo ati niya gacire ati kandi uzi ngo nabahanga aravuga ngo nacano nimwe kwisi mbishatse ngiye muri izi cano ziri mu Rwanda natakinjiramo
ndavuga nti uyu muhungu rero birenga ubwenge bwanjye. umwana ahubwo umutwereka ashaka kuba ari ugitwara cano z'abantu birenga ubwenge bwanjye. sha mbiganiriza abantu babunzi baraza baratwunga arambwira ati 50,000 ndabimuha abigurira bamwe mu nshuti ziwe arabasengerera canatsubiza password aranayinsubiza mbona kwirimo nyimara kurenga umutari undyamye mu gitondo mbyutse ngo ngiye kuri cano ndebe nsanga cano nayirimo nanone nsizemo ya password yamaye biranga numva umutwe urandiye amarira ajenga mu maso ndarira narariza abantu bamwe barabizi ikintu cyanambabaje nuko amafaranga 50,000 yari yansabye nari nabigujije atari nayanjye na umuntu yambwiye ati mbabare ko ngo cano yanjye bayitware nguriza senkani nzihembuye umuntu noneho wagira ute ayeme arangije ahamagara umwe mu bantu ngo bitwa ngo kimanuka umwe wigira umukristo wigira umurokore cyane ngamugisha inama ngo kimanu ngo nyimuhe ngo cyanga sinyimuhe noneho kimanuka ngo niwe muntu uri inyuma yo kubura kwa cano yanjye kimanuka yego amugira inama amugira inama yo kuvuga ngo genda ngo gose ngo arebe kurora utunaguzwa ngo uri kweditinga ngo amaso ari kukurya ngo reka mbahuze kimanuka ubwo aranyihamagarira ngo ndashaka kuguhuza na kanaka araduhuza hari uwitwa ngo ni Bronze hari uwitwa ngo ni Imenegitero n'abandi nabaye Eugene atere umuvandimwe waramukoshereje waramuhemukiye none bigende bite mutibe namugani niba yarayikunze basi gira icyuma njewe nyiguhe kuko umuntu abureshe gaki umuntu aburasa ariko ntago aburasebuje yego arangije arabyanga yewe shani burirwa irengera gutyo arayigenda arayirya ejo bundi nibwambwe ngo reka tujyane amasezerano nk'umuntu w'inshuti ngo nzareba kantu ngo kubera ko cano ngo wenda ngo hari indirimbo yawe aramya ngazama 50,000 ntabwo njya amenya kubeshya njewe ndi umuntu ugendana ibimenyetso bifatika hano harimo agapapuro ndaje nkabereke naravuze ngo kugira mburi ihene n'ibiziriko ntacyo kapfe kubyemera azameho urumva azameho nutwo senkani nurye ibaze cano yari imaze kugera mu bihumbi birenga sha reka nkubwire suko kubeshya dare nguru urupapuro rwanditseho ne Eugene warwanditse ngura abantu barurebe nguru ambwira ngo base kapfe kubyemera nari mubwene nabwo uzabona umuvumo ko ndi umukozi w'Imana nuramuka ujyanye cano yanjye ukayirya nta n'igiceri cy'icumu mayo nyiciriye imbere yawe dore ndayishwanyaguje yitware ndayikwihereye naya niwo yampaye ngaho genda ukire ubeho ugenda ube muzima numva ukuntu ababaye ndarengana aranyandagaza ntiyagira ikintu na kimwe ariko iyi cano ikaba hari abantu batatu nzi bari inyuma bayiri inyuma harimo uwo witwa Kimanuka n'abandi natashatse kuvuga ndangije ndabihorera nta mashari bangiriye ukuntu yari itangiye kuzamuka urabivuga nkumva gahinda karanyishe nkumva bantu mwizera aba bantu ngo muri kubagira ngo bamanajya ngo bari kubaporodingira ngo ntago mubizubereyemo niba ugiye gufungura cano reba uzi kunyera mwizeye nabonaga ari umwana mwiza ari kuri ya mwana nari naramwizeye ariko sinamenya ko ari umuntu sinamenya ko ishusho y'umuntu gaki atari we muntu sinamenya ko mu muntu mwimbere arimo ikindi kintu ariko byatumye menya ko hejuru y'umuntu haba harundi Imana yarambye ngo iturize mwana wanjye wisengera nje ndi Uwiteka nzabana nawe kandi nzakurinda ariyo mpamvu wabonye nafunguye kandi gacano gashyashya kitwa Ihumure TV Rwanda uzane link turagupiningira muraba mukoze cyane kuko nukuri abantu banagiye bamesabu rwose bandwaneho urumva nimpamvu nagafunguye kugira abantu bangahe 110 ni 110 uzane ku rwose hano byibuza tumuremere agwe mu gihumbi nukuri urumva impamvu nabivuze cyangwa se mvuze ngo nagafunguye nako nukugira ngo nk'ibihangano byanjye nzaye nkora bijye bibona ahantu bijya byiba bira bihangano bya biri hariya se urumva nyine yarabijyanye nta kuntu nabigarura yarabijyanye ariko icyo navuga bantu bagahemuka ubejo ashobora kuza kuri cano yirisha ngo nukuri ngo ntambabarire ngo mbabarira ngo mbabarire uyu nguyu cano yanjye mu kwibwa uwari uyiri inyuma reka muvuge noneho n'uwitwa Kimanuka n'uwitwa Nibishaka Theogene kuko yari inshuti n'uyu mukameramani wanjye Nibishaka bigarutsemo n'abana babi cyane
bakristo mureke tujye dusenga dukorera ijuru nk'abantu bazaritaha dukorera isi nk'abantu bazayivamo ibaze umuntu abonye njya nkunda kuvuga ngo ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi gaki ibaze kuba umuntu abona ikintu kigiye guteza imbere agahita ashaka ukuntu akikunyanganya kandi abizi ko nawe atari iki aho uri muvandi wigaye ndetse n'abakuri inyuma nabo bigaye bicuza cyakora ntimuze kunsaba imbabazi muzisaba Imana imbabazi nibishaka bigarutse mwute kwejo bundi yasabye ari we yagusabye imbabazi ari nepo yamusabye imbabazi yansabye ntago yazisobanuye kuri njyewe ntazo namoye kuko ntabwo yaje avuga ngo Noheli mbabarira ko ndi nyuma y'ubugambanyi bwa cano yawe yabuze yansabye imbabazi ariko naza rero avuga ati Noheli kabiri nta nubwo zira mbabazi zemewe ese ubundi yagiye kuzisabira hariya ariko ubundi umuntu uri kwicuza aho abantu babera inkozi z'ibibi noneho mbivuge umuntu aza gusaba imbabazi ari kumva kuteri mu matwi ngo izo yagusabye cyangwa izo yasabye yaba izo yasabye nepo yaba izo yasabye njyewe ntabwo yagiye asobanura avuga ngo kanaka ndamusaba imbabazi z'ibi bintu yakoze kuri ubona zitari zivuye ku mutima nta mutima zari zivuyeho kabiri ziriya mbabazi njyewe ndi no gusenga Imana mbwiye ko zirimo n'ubwibone impamvu harimo ubwibone kandi koko ndi gusenga bw'Imana Mana nibishaka arahindutse koko ibyo avuga ni ukuri Imana iramya ngo harimo ubwibone kubera kuteri se zira kuteri icyo ni kimwe kabiri iyo wahemukiye umuntu uricerwa kora liste yabo wahemukiye kuvuga ngo kanaka ndaramuhemukiye ku kiniki ambabarire runaka namuhemukiye gutya ambabarire kuza ukavuga ngo mumbabarire oya ubu nk'uyu nguyu wibye cano yanjye nawe azaza avuga ati muzamutunga kamera avuga ati arambeshyira cyangwa se ati mumbabarire mwabyumvishije nukumpemukira azaza avuga ati Noheli narakubabaje uri umuhanuzi uri profete uri umukozi w'Imana ndaguhemukira nkusubiza inyuma kura nukunsubiza ku isuka gake nkusubiza inyuma mbabarira mu bagabo bari hano hanze hari umugabo umwe wajyaga kubwira ngo ntukizera abantu nkamuseka ni umugabo witwa Padiri uvita icano yitwa ngo Nitabarwa TV uwo mugabo n'umwe Olivier Olivier uwo mugabo yagira ngo ntukizera abantu kuko umwana w'umuntu ni umugome Padiri sha nkagira ngo arambeshye ariko maze kubera ko kwizera abantu gake ntuzongere kwizera umuntu nawe ubu si yindi ya kabiri ndi uyifite ibaruye kuri njyewe ibaruye kuri njyewe wamenye kubyikorera se narabimenye abantu bari kugenda banyigisha kandi nanjye narabimenye ikintu nsigaye nzi nuko uploadinga no gukora thumbnail ndimo nagenda bimenya byibura umuntu nkunda cyangwa umuntu wakumva nyemera yemera amavuta yanjye kuko bose ntago ariko bayemera yagakwiye kunshyigikira kangurira nka kamera nkamenya ngo byibura ngiye kuyihi kuko kugira cano nk'iyi nta kamera ugira nta laptop nabyo ni ikibazo ariko abantu byibura banshyigikira impamvu nciye kuri isheni nkabivugiraho nta yindi ni uko isheni nzi ko nashyari rigira n'ikindi nukenera kugira ibindi bintu umenya uzaze kameramani wanjye azakwigisha ibindi bintu urakoze cyane ibintu uzajya ubyikorera nubona nugushyigikira uguhaye iyo mashini ujye umenya kwiyeditingira n'icyumweru kimwe uzaba ubimenya byose ni ukuri icyo navuga rero nese nibishaka ari gusaba imbabazi azisaba twebwe yahemukiye wenda akatubyemera umugore we yazanye ku mihanda we yaramusabye imbabazi yaramusanze amuga ngo mbabarira ariko ubundi umuntu umugabo ugurira abana b'ibiryo akaza kuri kamera kuvuga ngo nabagura ibi nibi njyewe reka nkubwize ukuri si ukubeshya ibi bintu biri kuvugwa hanze cyangwa biri gukorwa nta mumaro biri kugirira abantu se nabonye widumbukije ngo yitwa ngo kamarade kamarade unyita imbobo we peti unyita imbobo warambyaye ngo Noheli ngo iriya mbobo ngo namujyana imageragere kamara urucira mu kaso rugatwara nyoko mbivugiye kuri kamera impamvu mbivuze ni iyi kamarade ntabwo ari umuhanuzi icyo ni kimwe icya kabiri si umunyamategeko icya gatatu ntabwo andusha gusenga ubutari naraye ntagabuzi ubuvumo ninjyemo ntabuzi amazi ninjyemo ntagayazi nazengurutse imisozi kanyarira ntayazi icyazi no kwicara ngari gusesengura cyangwa se n'umunyamakuru kamara tara makuru ibyo abahanuzi ubuzihore n'uri umuhanuzi ariko baramwemera nk'iki bamwemera nk'iki n'umusesenguzi najye gusesengura iby'iwabo n'ibyo kwase n'ibyo muri karitsiye n'ibyo ku mihanda ariko gusesengura mwuka wera nari narakwihoreye ariko ndakuziye ibi impamvu mbikubwiye ni iyi ngiyi ntabwo wowe ushinzwe kuvuga ngo Noheli
ngo wambaye umwambaro wa RIB ubu urabona RIB yakwizera ikaguha umwambaro wowe ufite ubwoba ko ashobora kuguparamira ntabwo ufite nta kibimuvuze kuko niyo wambanjije nje nsubiza nje subiza ibyo yavuze anyita imboba atanunze muri uyu mujyi nkandi ndariwe nje ibyo yamaye buramera kwihoreye ndabanza ndasenga mbaza Imana mana uyu muntu ni iki kuri wowe na ambasaderi wawe umunyuramo Imana irambye ngo nta nubwo muzi bibajije Imana cyane wabajije Kamarade yarambye ngo ntabwo muzi mu ruhande rw'abahanuzi kuko Kamarade ntabwo Imana imuzi mu ruhande rw'abahanuzi niba inamuzi muzi nk'abantu bisanzwe gutyo nk'abanyamakuru murasesengura ubu sereka mbabazi mwibarize gake wasesengura umugambi w'Imana ifite ku muntu nta muntu n'umwe ufite uburenganzira kuza kunyita imbobo ngewe izina Profete Byukuri bagirana Noheli ni iryo guhumuriza imitima y'abantu ntabwo ari izina ryo kuza kumukiniraho ngo barimo arashaka umukati rero Kamarade ngo ngewe se cyangwa barimo gushaka umukati nagende ushakire ku bandi ntabwo ari nge bawushakiraho urafatiranya nuko buracano yanjye n'agahinda nifite nta n'isoni ariko waje ku muhanda waje kugaburira abantu Kamarade sinkereye kukugabura none ngiye songere kumvuga ntabwo ntacyo mpfa nawe ariko ntihongere kumvuga ndakwisabye umveho ugere ushaka yandi makuru y'imyidagaduro ujye kuvuga yega kuva haganye nta ibi byose nta gahinda ka canoye atari yabura canoye ihangane ariko ujye utanga imbabazi ari abo bose baguhemukiye narababaye mbabazwa n'indirimbo zanjye ziriho mbabazwa n'umwanya nataye ndimo ndakora video nkakora audio mbabazwa n'ibihuru nirutse mbabazwa n'ukuntu nagiye mva nkajya za Kanyarira gukora iyo video ayo namatike nkajya mu bitare bya Mashyiga hano ahazwe ku birindiro by'umwami Ruganze muri birabibuye urenze za Gacura bwenge mbabazwa n'amashusho nagiye makorera menshi ariko umutipe akabanyibiye cyane wa mutipe we unyibiye cyane nutaze ngo wihane imbere y'isi yose sinanye ngiye nyira n'abandi yagiye ahemukira ni ukuri kw'Imana kandi benshi ariko sinje kubavugira sindi umuvugizi ahubwo ngiwe mvugiye cyane yanjye yatwaye Imana izabiguhora nge mvugisha ukuri nuhemukira umuntu gakire ukamuhemukira uyu munsi uzabifate nk'igiciro kinini cyane uzishyura mu gihe runaka kuko ubuhemukiye umuntu ushobora kubabaza uyu muntu uyu munsi yicaye uyu munsi kuri kamera hano ejo ukagera icyangugu cyangwa se n'ahandi hantu nawe Imana ikagutegurira umuntu uzakugirira nk'ibyo wagiriye kuko Bibiliya iravuga icyo umuntu abibye nicyo azasarura reka nkubwire ngo ihangane kumbi ntabwo nari nzi ko ari uko byagenze uko byagenze rwose abantu bantera inkunga bajye kwihumure TV Rwanda bakore subscribe yewe n'ushaka kuba yagira ikintu ambaza cyangwa kunyihamagarira abe yamamagara kuri 0780 52 90 hanyuma witwa Leopold Muhayi Gasopo ndamwiyamye yego